Nimukomere bana b'Imana, amaherezo ukuri kuzatsinda. None kuwa gatandatu tariki 29 Kanama 2020 turahimbaza umunsi wa Mutagatifu Yohani Batista ahorwa Imana. Dore amasomo adufasha kubaho mu kuri. Isomo ryamenye mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, umutwe wa mbere umurongo wa 17 kugeza kwa 19. Uhoraho ambwirira ijambo agira ati: naho kenyera ukomeze, uhaguruke maze bamenyeshe ibyo ngutegetse kubabwira. Ntuzareke bagutera ubwoba, kuko nubugira ari wowe nzagutera guhinda umushyitsi imbere yabo. Jyeweho uyu munsi nkugeze nk'umurwa ukomeye, inkingi y'icyuma cyangwa y'inkike y'umuringa, imbere y'igihugu cyose, imbere y'abami ba Yuda, abatware bayo, abahereza bitambo bayo, n'abatuye igihugu bose. Bazakurwanya ariko ntibazagushobora, uwo n'Uhoraho bivuze. Humura turi kumwe, ndagutabara. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 71. Nyagasani, umunwa wanjye uzatangaza ubudahemuka bwawe. Ivanjili yanditswe na Mariko, umutwe wa 6, umurongo wa 17 kugeza kwa 29. Muri icyo gihe Herodi yari yatumye abantu bo gufata Yohani no kumubohera mu buroko, abitewe na Herodiya, umugore wa murumuna we Filipo. Herodi yari yaracyuye, kuko Yohani yari yarabwiye Herodi ati: ubujijwe gutunga umugore wa murumuna wawe. Herodi nawe yahoraga ahiga Yohani, agashaka no kumwicisha, ariko ntabishobore, kubera ko Herodi yatinyaga Yohani, bigatuma murengera, abitewe nuko yari azi ko ari umuntu w'intabera kandi w'intungane. Iyo yabaga yamwumvise, yabunzaga imitima cyane, nyamara yakundaga kumwumva. Nuko haza kuba umunsi mukuru, ubwo Herodi yari yahimbaje isabukuru y'ivuka rye, maze atumira abatware be n'abakuru b'ingabo ze hamwe n'abanyacyubahiro bo mu Galileya. Umukobwa Herodiya araza arabyina, ashimisha Herodi n'abatumirwa be. Nuko umwami abwira umukobwa ati: nsaba icyo ushaka cyose ndakiguha. Aramurahira ati: icyo nsaba cyose ndakiguha, kabone niyo cyaba icya kabiri cy'igihugu cyanjye. Umukobwa arasohoka abaza nyina ati: nsaba iki? Undi aramusubiza ati: saba umutwe wa Yohani Batista. Umukobwa agaruka bwangu asanga umwami, amusaba avuga ati: ndashaka kumpa nonaha umutwe wa Yohani Batista ku mbehe. Umwami biramushavuza cyane, ariko kubera indahiro ye nawe yari yatumiye, yanga kwivuguruza. Ako kanya umwami yohereza umwe mu ngabo ze, amutegeka kuzana umutwe wa Yohani Batista. Uwo mugabo aragenda, amucira umutwe mu buroko. Nuko azana umutwe ku mbehe, maze awuha uwo mukobwa, umukobwa nawe awuha nyina. Abigishwa ba Yohani babyumvise, baraza, bajyana umurambo we, baramuhamba. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bana b'Imana, nimutwaze, amaherezo ukuri kuzatsinda, kandi ukuri kuzabaha kubaho mu bwigenge. Kuri uyu munsi wa Mutagatifu Yohani Batista acibwa umutwe, turaza kuzirikana ku migenzi ibiri ya gipfura, ubutabera n'ukuri, bibangamirwa n'izindi ngeso mbi ebyiri, akarengane n'ikinyoma, mu ngingo igira iti: ingaruka z'icyaha cy'ubusambanyi ni urupfu. Yohani Batista ni umuhanuzi n'integuza Yezu Kristo, yaranzwe n'ubutabera n'ukuri kugeza n'ubwo agupfira. Intumwa y'Imana kenshi ibangamira abantu bagendera mu kinyoma, kuko imera nkaho iri kubarega no kubacira urubanza, nk'uko twabizirikanye mu isomo rya mbere, ubwo Yeremiya yavugiraga Imana. Nuko Imana ikamubwira iti: naho wowe komera, uhaguruke, maze bamenyeshe ibyo ngutegetse kubabwira. Ariko umwami, abahereza bitambo n'umuryango bakamupinga, bakamugambanira, bakamurwanya. Ariko Uhoraho akamusaba gukomera ati: humura turi kumwe, ndagutabara. Ese wowe mukristo, iyo haje iterabwoba n'itotezwa, ibigeragezo n'ibishuko, abakurwanya, ahari ikinyoma n'akarengane, uguma mu bukristo cyangwa ubanza kurekura gato? Iyo urekuye gato, shitani ihita igusama, ukagwa mu kinyoma. Ariko iyo twaje ugashikama, Imana muba muri kumwe. Nta kiza nko kuba mu bihe byose, amagorwa n'ibyishimo, uri kumwe n'Imana. Ni amahirwe, kugeza n'ugupfira muri Nyagasani. Humura turi kumwe, ndagutabara. Yohani Batista yapfiriye mu kuri kwa Nyagasani. Mu byumweru byashize twazirikanye kuri iyi Ivanjili, twibanda ku bafatanyacyaha bagaragaye mu rupfu rwa Yohani Batista. Tubona mu byibuze ibyiciro 5 by'ingenzi by'abafatanyacyaha: umwami Herodi, inshoreke Herodiya, umukobwa wa Herodiya, abatumirwa ba rubanda n'abategetsi, n'umusirikare. Burya mu cyaha cyose cyangwa ikibazo cyose hamwe impamvu z'ubwoko bubiri: les causes lointaines, intandaro aho byahereye, na les causes immédiates, imbarutso. Imbarutso niyo benshi dukunze guha agaciro, ugasanga tuguye no mu kinyoma, akarengane,
kandi hari imizi y'icyaha itarakemutse. Ni wa mugani ugira uti aho kwica gitera wakwica ikibimutera. Icyo bita umuzi w'icyaha ni ikintu kibi cyane. Ushobora gushaka kureka icyaha, ariko niba utaranduye umuzi wacyo urakora ubusa, uraruhira ubusa, n'ubundi kizongera gishibuke. Nubwo imbarutso y'urupfu rwa Yohani Batista yabaye umunsi mukuru w'umwami Herodi, n'ibyishimo yagize bitewe n'umukobwa wa Herodiya waryoheje ibirori akabyina agashimisha umwami, bigatuma umwami amubwira ati nsaba icyo ushaka cyose, birangiye agira inama na nyina asabye umutwe wa Yohani Batista ku mbehe. Ariko nyirizina hari intandaro. Umuzi w'icyo cyaha cy'ubwicanyi wari ubusambanyi. Herodi yari yaracyuye Herodiya bibera mu busambanyi, kuko Yohani yari yarabwiye Herodi ati ubujijwe gutunga umugore wa murumuna wawe Filipo. Herodi kubera ububasha yari afite, ni nka mugabo urya utwe akarya n'utw'abandi, ubwo bubasha bumushora mu ngeso mbi nyinshi: kutivuguruza, kurenganya, kwihagararaho, kwikubira, kwirata, kumva yakwica agakiza, agahora yumva abantu bose arabe yabageraho ijambo uko abishatse. Kubera iki? Ububasha. Na Herodiya mu gasuzuguro ke, iki cyaha cy'ubusambanyi cyatumye aca inyuma umugabo we, agahora yishimira icyo kinyenga cy'umudamararo wo kubana n'umuntu ukomeye muri ubwo buhemu. Haragowe rero uwabimubuza. Icyaha cy'ubusambanyi ni icyaha kimeze nk'umusemburo uba ari muke, ariko ukaza gutuma ifu itutumba. Ni icyaha gikorwa rwihishwa, inzugi n'amadirishya bikinze neza, mbese wizeye umutekano usesuye ko nta bandi bakubonye. Nyamara cyajya kugaragara kikoreka imbaga nyamwinshi, kigateza akavuyo, ibyago byinshi kugeza no ku rupfu. Ni bya byishimo by'iraha by'isegonda imwe bizatera umubabaro w'ubuzima bwose. None se ko mwari mwenyine mwifungiranye, kuki bigaragaye? Imana ibona hose, Imana ibona byose. Umunsi umwe mu gihugu cya kure, umwami yari afite itegeko ry'uko atagomba kurenza umugore umwe, yarirengaho agahanishwa igihano cyo kumukura ku butegetsi. Hakaba rero hari umukobwa waturutse mu giturage agakora ibwami imirimo y'isuku no gutegura. Umwami aza kumwifuza, birangira baryamanye. Wa mukobwa arasama, abikojeje umwami. Umwami yumva icyubahiro cye kirarindimutse, kuko ubwami bwe burangiriye aho. Nuko bajya gukurishamo yanda, ariko irabananira. Umwami ashaka kwicisha wa mukobwa, nabyo biramunanira. Yagiraga ngo asibanganye ibimenyetso. Ariko muri icyo gihugu hakaba umusore wasaga n'umwami cyane, kandi bari n'inshuti n'umwami. Nuko by'igitaraganya umwami amutumaho ati turi inshuti kandi ufite amahirwe y'uko usa n'umwami. Ubu rero ngiye kukugororera, gera vuba ushyingirwe n'uyu mukobwa, ndaguha imwe mu mazu yanjye n'ubushyo bw'inka n'ibindi byose uzakenera. Wa musore ati urakabaho mwami. Ubwo ababanye na wa mukobwa. Nuko umwana avutse koko avuka ari fotokopi conforme à l'original, basa na se. Uko umwami yarundaga ibintu by'ibwami kuri rwa rugo, abandi bantu batangira gukeka no gukemanga iby'uwo mubano. Nuko wa mugabo ajya gutaramana n'abandi, bagatangira kumucyurira ngo yazanye umugore w'umwami. Umwami byamugeraho n'akababaro kenshi, agatumiza ababivuze bose, bamwe akabahana, abandi akabahereza ibintu byo kubacecekesha, abandi akabicisha. Ya nkuru ikongera igasibangana. Noneho ibintu biza gushira ibwami, umwami ntiyongera kubona ibyo gucecekesha iyo nkuru. Bihita birasakara. Umwami ahita yibwiriza agishyanga, na n'ubu aracyawuyereye hirya mu bigunda. Hagati aho rwa rugo ruzabaho rute? Wa mwana namenya se w'ukuri azifata ate? Ese amenya amateka yose ko yasimbutse urupfu yakora iki? Babyeyi, ingaruka z'icyaha z'ubusambanyi ni nyinshi, n'akangari. Gikuru urupfu rw'umubiri n'urwa roho. Urupfu rw'umubiri aho usanga uwagikoze atifuza ko hari undi wabimenya, yamenya ko hari amakuru bifiteho akakugirira nabi, akakugambanira, akaba yanakwica. Abantu benshi bagipfiramo, gukuramo inda n'ubundi bwicanyi, ariko cyane cyane gikuru urupfu rwa roho. Aho wagikoze abura ubwigenge, agahora ahangayitse ati wasanga byamenyekanye. Uwo bahuye wese akagira ngo yabimenye, agahorana ubwoba, ikidodo, impagarara, ipfunwe n'ikimwaro. Gusenga ntibiba bigikunze uretse kwiyerurutsa, mbese ukabura Imana. Nguru urupfu rusumbye urundi, guhora ku nkeke, gupfa uhagaze, kubura Imana. None muyobozi, nta bantu warenganyije ukabashukisha ibintu ngo wihishire, ukarenganya abandi wirengera? Mubyeyi, nta bantu ufite bandagaye impande n'impande wagiye utsindira abandi, ukabagereka ku bandi, ukihunza inshingano z'umubyeyi? Mubyeyi, nta muntu waguhohoteye ugakomeza kumuhishira ngo nuko akomeye atazakwica nubivuga? Ngo ni amabanga, nyamara yo ni amabati azabomborana igihe kigeze, naho amabanga yo ni ay'Imana.
Hari benshi bahirikira Herodiho icyaha cyo kwicisha Yohani Batista, ariko tukibagiza ko Yohani Batista ahagarariye intumwa z'Imana, ahagarariye impinja, inzirakarengane, abakene, abadafite umuvugizi, abanyantege nke. Bityo igihe cyose dushatse gukandagira abo turusha amaboko kubera ifaranga n'ububasha dufite, natwe tuba turi ba Herodi, tuba abami b'ikibi, abami b'icyaha, abami bokamye n'ubusambanyi, abami b'umwijima, abami b'ikinyoma. Mukristo rero, nyuma yo kumva umwami uwo ari we n'uburyo agorwa igihe nta butabera n'ukuri yifitemo, nawe Imana uyu munsi irifuza ko wava mu bucakara bw'icyaha, bityo ukuri kuzaguhe kwigenga. Ubwigenge ni ugukora icyiza, icyo Imana ishaka, ukaba uri kumwe n'Imana buri gihe cyose, utunzwe n'ihumure ryayo. Garuka rero mu nzira nziza hakiri kare bigishoboka. Imana iti, humura turi kumwe ndagutabara. Yohani Batista Mutagatifu, udusabire. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyoseze ya Cyangugu.